Yes, hello my people, banyarwandakazi, nongeye kubifuriza ibihe byiza, nongera no guikaze mwe mwese mwamaze guhitamo day by day news kabisa, ndetse nawe utarahitamo day by day news, icyo nicyo gihe ngo ube wahitamo day by day news kugira ngo uwe kujya usigara mu makuru abagiye agezweho, ya makuru abagenda acaracara, ya makuru ubutasanga ahandi kabisa. Ngahe nguko rero nongera kubifuriza ibihe byiza muri rusange kabisa. Mbere na mbere rero Group of Diaspora of the America kabisa bakwizera aho muherereye, ndetse nawe Igihozo Emerine munkomeza kubaha ikaze kabisa ku makuru mugenda mutugezaho gatanu kuri gatanu. Nanabifuriza kabisa success muri activity mugiye murimo zigiye zitandukanye, kandi ndabizi ko azisuni kabisa turaba turi kumwe. Ngahe nguko rero ngira ngo mwabyumvise, ntibagiwe namwe mwese mukomeje kugenda mudutera inkunga muri rusange, ndabashimiye kabisa, kuko ubu ngubu hari imwe muri video dufite iri gukabakaba mu bihumbi 600 kabisa. Mwarakoze cyane kabisa, kandi dukomereza aho ngaho tugende tubana 5 uko 5, dore ko nanjye n'amakuru y'igikanitani nzigera mbaha, ahubwo nzajya mbakubita show every time kabisa. Ngahe nguko rero nkuko muri kubibona muri screen, tuba twagiye izi birere, ngira ngo muri kubibona mukabonamo umupapa kabisa umeze neza, uri tayari kabisa, ukabonamo n'ikiraro kabisa hari hafi kuri Atlantic Ocean kabisa, ukaza kuba ubonamo n'imodoka ziri kugenda zimanuka kabisa, uri kubona ko umuhanda ari urujya n'uruza, ukaza kubona no munsi y'ikiraro rero ukabonamo umwe mu bagabo bahagazemo kabisa, ubona ko bumiwe, ubona ko bashobewe, nyine ugahita wibaza etise ibi bintu biraza guhurira he. Ugahita ubona kandi tayari nabyo gutinda turi kwihuta cyane, ugahita ubona ifoto y'umupapa wanditsweho ijambo ripu, ari kumwe n'undi mugabo kabisa, ubona ko ari igikomerezwa, ari mu makanzu ndetse n'ingofero zitangaje. Uyu mupapa rero mwabonye wanditsweho ijambo ripu, cyangwa se uyu mupapa muri kubona ufite microphone deya, uyu mupapa w'imyaka 55 yaje kuba akurwa mu mubiri, cyangwa se yaje kuba yapfa, cyangwa se yakwitaba Imana uko waba mubivuga, azize impanuka y'imodoka yaje kuba mbi cyane, yaje kuba yamutwarira ubuzima kabisa. Uyu mugabo rero ni umudiaspora muri groupe diaspora kabisa hariya mu gihugu cya Amerika, we wari uhagarariye intara ya Novo muri Carolina. Uyu mu diaspora abantu benshi yaba abaturage bo batuye mu gihugu cy'u Burundi, u Rwanda, Kenya, Uganda kabisa, ndetse na Kongo, ntabibagiwe n'abanyakenya muri rusange, baje kuba bashengurwa n'uru rupfu rw'uyu mugabo, kubera ko uyu mugabo yafashaga imbaga nyamwinshi y'aba diaspora babaga bagiye mu gihugu cya Amerika kabisa, bakimusanga kubera ko yari umuyobozi muri mwe mu ntara zigize umujyi wa Amerika. Yabafashaga rero akababwira buryo ki bajya bitwara mu gihe bageze muri ibi bihugu by'amahanga, cyane including this country of America. Uti byaje kuba bimugendekera gute rero mwijoro ryitambutse, ubwo yari arimo ava hariya muri Novo muri Carolina agiye mu kazi, yaje kuba yahura n'imodoka wari utwaye iyi modoka witwa Tayiro Umuskeni w'imyaka 28, dore ko uyu musore ntari nanamuvaho. Uyu musore yarakurikiranyweho n'ibyaha byinshi byo kujya atwara ibinyabiziga na permit, cyangwa se na permit afite, ariyo assurance, ndetse na perime na cyangombwa na kimwe yagiraga, kubera ko no mu minsi ishize yaramaze igihe agonze abantu barenga 6 bapfuye. Rero yarakurikiranweho n'inzego z'ubutabera, aza no kugwa muri iyi kesi rero yo kuba yagonga uyu mu diaspora wacu, cyangwa se uyu munyafrika wacu kabisa w'imyaka 55, ariko uburyo nawe yamugonze n'ukuri birababaje. Uyu mupapa rero kuba bari bamuzi ku mazina agiye atandukanye, uwo bayitaga ngo papa wacu nyine kubera ko ibintu yagendaga bakorera bajyaga bamwita ngo daddy. Ubundi amazina ye yitwa Bernard
Kamala niko yitwa, Bernard Kamala niko yitwa kabisa, aturuka mu gihugu cya hano hafi kabisa, hano mu baturanyi mu gihugu cya Kenya kabisa niho yabaga aturutse, dore ko ari nawe warukuriye umuryango mukuru w'abadiaspora muri Kenya. Yageze no muri Amerika rero biramuhira ahitaba umwe mu bayobozi bari bahagarariye North Carolina, ari naho yari yituriye kabisa. Uyu mupapa rero wari umaze imyaka itari mikeya muri United States of America yaje kuba yitaba Imana rero azize iyo manuka, dore ko iyi modoka y'uyu musore Tyler Omoskini yaje kuba yavamo ipine y'imbere rero hano hafi ku kirwa cya Atlantique kabisa, ivamo yiruhuse cyane, ipine iragenda igana aho uyu mupapa yarari, nawe yararimo aza agenda, nawe ari kumuturuka imbere rero, yaje ipine ikubita imodoka y'uyu Bernard Kamala, noneho abura balance. Mu kubura balance rero yagerageje gukora ibishoboka byose ku buryo ki yaba yagarura imodoka, ubundi wenda nize kuba yamuta muri Atlantique, ariko biza kwanga. Murabizi ko burya iyo umuntu afite umuvuduko akantu kakamukomaho biba ari ibintu bigoye kuba wagarura imodoka, burya ni 0.8% kabisa, ni ibintu biba bigoye cyane. Murabizi rero ko kuri iyi Atlantique cyangwa se kuri iki kiyaga kabisa, navuga ko ari nk'ikiyaga ariko ni inyanja, murayizi ni iki cyambu gikora ku nyanja kabisa ya hariya. Yaje rero murabizi ko haba hariho utuntu twita guardrail se, cyangwa mu Kinyarwanda njye numva bavuga ngo nuturinda basazi, nimba haraho nibeshye muraza kunyangana, ariko nuturinda basazi nyine ni nka kwa kundi murabizi nk'iyo muri kubaka the bridge cyangwa se nk'ikiraro, murabizi hari supported bagenda bashyiraho kugira ngo ziza protecting, wenda hari nk'ikinyabiziga kirenze umuhanda kugira ngo nyine nikizahite kigenda direct, ahubwo gishobora kuba cyaba supported noneho kikaba cyahagarara. Ariko rero byaje kuba bitamuhira, byaje kuba bitamukundira, kubera ko yanagerageje kuyiyoboraho inakomaho, ariko kubera umuvuduko yari afite irakubita irarenga hitigwa muri iyi nyanja kabisa. Nguko rero uko byaje kuba bigendekera uyu muvandimwe Bernard Kamala wari uhagarariye diaspora imbaga nyamwinshi hariya muri Amerika kabisa. Ubona ko abanyafrika benshi bakomeje gucika ururondogoro, yaba abatuye muri Amerika baturuka mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse abanyafrika bose muri rusange ishizemo Abarundi, Abatanzania, ewana murabizi nyine aba hariyo abantu benshi bagiye gushaka ubuzima. Aba bantu rero bakomeje kugenda bapostinga uyu mupapa bamwifuriza iruhuko ridashira, ariko ubona ko ninimba n'agahinda mu by'ukuri nyine bikomeje kugenda bibarenga, kubera ko harimo uwaje kuba yatanga igitekerezo aravuga ati mu by'ukuri duhombye intwari. Mu magambo yagiye yandika kuri status, naje kuba narya screenshot, yagiye avuga ati mu by'ukuri duhombye intwari, duhombye umubyeyi waturebereye mu gihe kitari gitoya, ubwo twaje harimo ibihe byinshi by'irondaruhu. Ubwo uyu tayari muhita mwumva ko amazeyo igihe kinini nawe, atariko uyu mubyeyi yakomeje kujya acengera cyane kubera ubwenge yari afite. Nagerageje kubisumarizinga mbishyira mu rurimi rw'Ikinyarwanda kugira ngo tutaza kuba twatinda. Yakomeje agira ati mubyeyi igendere, watubereye intwari, waturwaniye ishyaka, niyo mpamvu nawe umuryango usize tuzawitaho iteka. Uyu mugabo yari afite umugore n'umwana, bose babana hariya mu gihugu cya Amerika muri iriya ntara yitwa North Carolina. Nguko iby'urupfu rwe rero uko byaje kuba bigenda, urupfu rwaje rwihuse kabisa. Ngayo nguko rero ije mwari muri kumwe yari Lincho imfura muri rubanda. Reka twongere dusubire mu kanya, iyi ni day by day news, kugira ngo dukomeze kugenda tubana neza kabisa, kandi amakuru akajya abagereraho igihe nabyo kubacika. Reka dusubire mu kanya mu yandi makuru aba ari kugenda acaracara, dore ko amakuru yo aba ari menshi cyane, dore ko amakuru ni urujya n'uruza, dore ko ngubu hari indi nkuru tujye kwita tubakorera das time ubu nabyo kuva kuri on Friday kabisa.
kabisa nabyo kuva kuri tere aho bundi tugiye kwita dukomereza no mu yandi makuru. Mbibutsa gukora subscribe share ndetse na comment wowe utarabikora kandi nawe wabikoze kabisa ngushimira cyane ngo Imana ikomeze ikumere umugisha. Ngaho nguko rero reka twongere tubonane mu kanya ubundi ndabakunda cyane cyane twongere tubonane n'ibitekerezo byanyu kandi birakenewe ndabakunda cyane cyane ciao ciao.